bakora ubukwe barabana 2025 mu mwaka hagati yani ko yavuze so rero bamaze kubana uyu munsi James ingorane afite cyangwa se ibibazo uyu muryango ufite umukobwa yabaye nk'usubira inyuma mu ntekerezo Peter arongera nyine aragaruka igikomere kiba gishasha ni ukuvuga mu rugo nta byishimo ibintu byose avuze avuga Peter ku buryo hari n'ubwo uruko uyu mudamu uyu Brenda abonye James ni nko bimwibutsa Peter kuko ni inshuti ziri close bari inshuti iyo amubonye abona Peter ahubwo bimwibutsa Peter bitandukanye no kuba yaba yarashakanye umuntu utarigeze amenya Peter kuko no kumubwira story gutangero za Peter gutanga iki nuko bamuziranyeho barabanye iyo Brenda aza gushaka ba muri Fiance bategereje kuba mbese they couldn't wait ko bagera noneho mu rugo bakabana nk'umugabo n'umugore fuka ngo babanye rero na Peter muri ubwo buzima ariko ico batigeze bageraho no kuba mu rugo nuvuga rero bishobora kuba bimwafecta Brenda Yambu sana nshuti zacu mwe mudukurikira hano kuri BAHO TV mumeze muri mutya uzi hari umuntu nyine twasuhuje kwa tuvuga abantu bo mu bihugu twavuga abari muri Kenya abari mu Rwanda abari i Burundi abari muri Congo twiyagirwiye Uganda umuntu ayitandika muri comment ngo mwera bidabe bana Uganda Ngaravuze gute mwera bidabana Uganda twabibagiwe so munange tubala musisanyo muri cyamuje bale nyonyo yeah my friend Prosi, how are you? Proskovia so tubahaye ikaze cyane mu biganiro byacu z'uyu munsi tugarukanye n'indi case so kuba tarabonye case za mbere zirahari links ziri hano muri description turazishiramo case ya mbere yavugaga ku mugabo wari wahunze umugore bari bafitanye amakimbirane bashaka gutandukana and iya kabiri twavuze ku mukobwa ufite ikibazo c'umuhungu uri kumutendeka no mu diaspora twari ku buryo uyu muhungu ari supporting cyangwa ni sponsor w'umukobwa uri muri Kenya ariko amafaranga amuha sayiwe nayi ava diaspora nuvuga umukobwa wa hanze aho umuhungu agahuyunguye so iyo ni case twari discussinze n'abantu bari kwitanga ibitekerezo nawe niba utarayibona ukaba utaratanga n'igitekerezo tanga igitekerezo cyawe tufashe uyu muntu so uyu munsi dufite case imeze gute rero Jackie uyu munsi rero Jackie hadufitiye indi case y'uyu munsi irimo abantu batatu abahungu babiri n'umukobwa umwe zahindutse yibishize bari abakobwa babiri n'umuhungu umunsi n'abahungu babiri tubaha amazina twihuza so dufite umukobwa yitwa Brenda umuhungu wa mbere yitwa Peter umuhungu wa kabiri yitwa James so ayo ni amazina twavuze ntabwo ari ayabo bwite niba hari James ufite ikibazo bisasiwe ntabwo ari amazina tubahaye kugira ngo inkuru yorohe kubabwira ariko go on yego noneho rero Peter yabayeho na Brenda barashimana guhera bigana muri secondaire baba inshuti barakundana barangiza secondaire bari kumwe bombi babona utuzi barakora ndetse baraniga kaminuza bagikundanye ngo bigere muri 2024 bategura ubukwe bapanze ubukwe kubw'amahirwe make Peter yitaba Imana ubukwe butaraba muri cagiye c'imyiteguro bari gutegura ubukwe mu ntangiriro za 2024 ariko Peter nyine ahita yitaba Imana so rero mu kwitaba Imana akaba yari afite inshuti yiwe James nkuko twabibabwiye
James rero aza kuba hafi ya Brenda, urumva bombi babuze ni inshuti ibihe bikomeye bikomeye cyane. sikura umuntu mwari mugiye kurushinga Ibaze ko aba bantu mumaranye ico gihe cose aba bantu kera bari mufite baratangiye kugura. Hari ukuntu twebwe abakobwa tujya tugura nyine mugipanga gusa ubukwe, waca ku kantu wagakunda wumva ukifuza ko kaba mu nzu yawe ukagura nubwo ubukwe butaraba, n'ibyo baba baraguranye abantu nyine bakundana cyane zo mu ivire cyane cyane nk'aba ngaba bakora bose kuhasanga hari ibintu bari baraguze bombi pole sana. So James rero aba hafi ya Brenda ariko mu rwego rwo kumuhumuriza, kumukomeza. Bombi babuze inshuti ariko nyine Brenda yari ari down cyane ku buryo kubura umuntu ariko uzi inkundo za segonderi, urukundo rwa segonderi rwarenza segonderi rukagera aho ngaho ruba rwarashoye imizi kuba abantu baba baziranye birenze kandi baba yani barinjiranye. So ukuvuga ngo Brenda abuze fiance, James abuze inshuti. So kuvuga ngo rero bize ngo Brenda yarasanzwe azi James of course nk'inshuti ya bugufi y'umugabo wiwe cyangwa y'uwari kuba umugabo wiwe. So bibazana rero close bombi kuko bahuje ikibazo. So James rero aba hafi ya Brenda, biza kuba ngombwa, biza kuvamo urukundo. Yego James kwa kumuba hafi, kwa kumuhumuriza, baza kuba connected nyine ukuntu umukobwa mwiyumvamo Brenda ndetse na James atera urutambwe aramubwira, nabo batangira no gupanga ubukwe ariko bihaye umwaka umwe. Turacyari muri 2024, biha 2024 ishire igikomere, yego nticyahita gishira burundu ariko nyine umukobwa banze nyine atuze, igikomere cya Peter nyine kibe nk'icyoroha kubera ko n'ubundi James yari ari kumuba hafi. So rero biha uwo mwaka urangire rero bakora ubukwe muri 2025, bakora ubukwe barabana 2025 mu mwaka hagati, yani ko yavuze. So rero bamaze kubana, uyu munsi James ingorane afite cyangwa se ibibazo uyu muryango ufite, umukobwa yabaye nk'usubira inyuma mu ntekerezo. Peter arongera nyine aragaruka, igikomere kiba gishasha, ni ukuvuga mu rugo nta byishimo, ibintu byose avuze avuga Peter ku buryo hari n'ubwo ajijwa aho kuvuga James akavuga Peter. Aho guhamagara agaye nko guhamagara yego urumva urwego nyine biriho. So ibintu byose mu rugo, story zose ni izivuga kuri Peter, ingero zose ni Peter, ku buryo byageze nyine ku rwego ku buryo byageze ku rwego nyine James bimuremerereye cyane, abona nyine ameze nk'utagifite umwanya mu mutima wa Brenda. Ari nko mu gicucu cya Peter. Yego kandi nanone akaba afite ikibazo, arumva nyine kumwicaza ngo babivugeho, mbese abe nk'ubimubuza, arabona ari nko kumutoneka cyangwa kumushinyagurira. Ubuza se warabishaka uriya nawe arigaza kwikanga byabaye ariko noneho indi confusion rero afite mu gihe bari bakiri muri fiance iwe na yani Brenda na James. Umukobwa yari ameze nyine nk'ibisanzwe nk'uwakize, ngo bamare kubana rero nibwo nyine byasubiye inyuma. So ni kesi igoye, biragoye. Ngira ngo ugerageze kwishira mu mwanya w'uyu James. Si ukuvuga wenda ngo ashaka gusiba memory ya Peter mu mutwe w'umukunzi we wa mbere, ariko iyo bigezeho umuntu ari kukwitiranya n'umuntu wagiye, sinzi niba uwo muntu aba agukunze
turahita dusubira rero kwanza aho ngaho inyuma. Brenda yakunze James cyangwa yarashaka umuntu umwibagiza Peter ariko batari urukundo cyane? Njyewe ukuntu icyo nicyo kintu cya mbere tugomba kureba. Njyewe ukuntu mbyumva, urabona umuntu Peter igihe bari bamaranye biragoye cyane ko yahita amwibagirwa mu mwaka umwe, ku buryo nyine yahita amusimbuza undi agasa nk'umwibagiwe. Ariko none ku buryo numva ko Brenda ashobora kuba yaremeye James nko mu buryo bwo kwitabara, gushaka umuntu umuba bugufi yizeye. Yego. Ariko rero jewe nduvuga nobwira James kuba inama nje nomubwira aka kanya nta kintu yomufasha. Turavuga gute? Kuko ntabwo byari bikwiriye ko ashaka fiance w'inshuti ye yapfuye, kubera ko icambere n'ukuvuga ngo ikiri gituma nibiba nje uko mbibona. Buri uko uyu mudamu uyu Brenda abonye James ni nko bimwibutsa Peter, kuko ni inshuti ziri close, bari inshuti. Iyo amubonye abona Peter ahubwo bimwibutsa Peter, bitandukanye no kuba yaba yarashakanye umuntu utarigeze amenya Peter. Kuko no kumubwira story, gutangero za Peter, gutanga iki nuko bamuziranyeho barabanye. Iyo Brenda aza gushaka umuntu wa kure utarigeze unamenya Peter, utaramenye n'urukundo rwabo, kuvuga ngo byari kuzaregeraho. Urabona James agongwa no kuvuga ngo iyo avuze Peter, of course James nawe hari feelings agira, kandi akaba asobanuka ibyo ari kuvuga. Ngo ntashobora kwikanga avuga ati Peter ninde, cyangwa ati so Peter uhora uvuga n'uwahe, kuko babiziranyeho bamuziranyeho. Bitandukanye n'umuntu wa kure. Iyo aza kuba ari undi muntu, Brenda akavuga Peter inshuro 2-3, umuntu akavuga se uwo Peter uhora uzana, wenda akamubwira story. So wenda byari no kuzafasha umukobwa gukanguka akamenya ko Peter ari kuvuga hano atazwi, yego, akamuvinga on. Ariko wowe uri inshuti y'umuntu aratabarutse, ufasha umupfakazi wiwe, bizatwara igihe kinini kugira ngo amuvemo ico gikomere gikire. Kuko hari n'utuntu muzaza mukora ahita avuga ati wenda yibuka twadukoraga turi kumwe na Peter. Yego. Ubu hari terime wenda baziranye bazoza bakoresha, akavuga ati Peter yari kuba bivuze. Nyine ibintu nk'ibyo. So James rero tiyagize ubushishozi, papa ntabwo wagize ubushishozi ngo urebe kure. Wenda urabona bazavugaga ngo urukundo ni impumyi, cyangwa se nawe yarugiyemo kubw'amarangamutima, wenda ari nko kugirira impuhwe Brenda. Niryo ryaba ari ikosa naryo rikomeye, ko ntabwo ari byiza kushakana n'umuntu kubera ko wamugiriye impuhwe. Birakugora, birakuvuna. Ushaka umuntu kuko mukwiranye, kuko mwemeranyije, kuko mwagize gute. Ariko none circumstance yabahuje iragoye. Mu gihe ku rundi ruhande wavuga ko yamubereye imfura, akamubera inshuti nziza, kuko buriya uzi ikintu kibaho, yamubereye inshuti nziza. uzi umukobwa upfushije, yabaye inshuti nziza kuri Brenda cyangwa kuri Peter? Bombi. Kuko iyo ubaye inshuti nziza kuri Brenda, kuri Peter ubaye inshuti nziza kuri Brenda. Nari ngiye kukubwira, buriya umukobwa upfushije fiance we bari bafite ubukwe, biragoye cyane ariko kugira ngo undi musore azaze kumwaproachinga. Birashoboka atabizi, ari umusore tuvuge, ushobora kumubona, bishobora gutwara igihe, yego, ariko na cyagiye utaramubona uba uri gukira, sibyo? None se nawe ganti biba bimwanditse mu gahanga umukobwa ngo yapfushije. Bikuze ukuntu amakuru agenda. Amakuru aragenda. Bene nk'ayo makuru, umuhungu wese umugezeho baramubwira uzi kuri uriya mukobwa yapfushije fiance ubukwe none James ari kugisha inama, arabigenza gute? Aravugisha no mukobwa amubwira ibyo bintu abireke, kuko umukobwa nawe ntaba yabyitumye.
si ibintu aba yagambiriye avuge ngo ndabigira gute kuko ntagamije kubabaza James of course kuko James biramubabaza ariko umukobwa wese icyo agamije aho niho hariho ikibazo nta naba mufitiye kuko iwe yanavuze ngo nyine hari igihe nawe yikanguka akavuga ngo I'm sorry so bivuze ngo rero ntabwo ari ibyo aba yapanze yabigambiriye bivuze ngo James afite akazi ko kumenya icya mbere ni ukubyihanganira nyine agategereza igihe bizokirira icya kabiri ni ugushaka uburyo bwo kuzana ubuzima busha ibyo ni ibitekerezo byanje bwo gutangira ibintu bisha bituma uyu mukobwa yibagirwa Peter atari kumwibagirwa ngo ntiyigeze abaho ahubwo amenya ko Peter yagiye ubuzima burakomeza akomezanya n'uyu sibyo icya gatatu is to talk about Peter more cyane niko mbyumva to talk about Peter kandi ari byo biteje ibibazo kuvuga ngo nka kuri yavuze akamubishara bakamuvugaho nese ubwo byarangira bakamuvugaho bakibuka ibintu byiza ukuntu mbyumva bishobora gufasha uno mukobwa kuba weya yuko uyu nguyu James atari Peter kuko nyine Peter bamuvuzeho kenshi bamugize ariko kubitwikira ntibimara ikibazo ahubwo nje ntekereza ko kubivugaho kenshi akamufasha ntibimurakaza akamubwira si ukumuvugaho barakaye indwara ni ukumuvugaho mu buryo bwiza mbese icya mbere umukobwa abone ko amushigikiye ukumva icya kabiri ni ukuvuga kumuvugaho cyane biraho umukobwa icyizere biraho n'umugore icyizere cya James aramwizera mbese arabona ko James yitaye ku marangamutima ye yitaye ku bimubabaza kuba bamuvugaho ibyo rero bizazana gukira bigeho bibi bisanzwe ariko James ntakora ibishoboka ngo yibagize umukobwa Peter ahubwo azarushaho kumwibuka ibyo nibyo so ni nko kuba muratubwira namwe uko mubyumva muratubwira uko mubyumva ibitekerezo tumugire inama dufashe James ariko iyi kesi ntiyoroshye ntabwo yoroshe cyane cyane ku bantu b'abagabo iyo umuntu kukwitiranya si ibintu byoroshye kuvuga ngo ibyabaye byarabaye ubu barabanye James yiteguye kumuvinga on ariko umukobwa nawe arabyiteguye kuba yaremeye ko babana n'intambwe ya mbere yari ateye ariko nyine ngira ngo ikibitera urabona iboga babaye muri fiançailles baba muri fiançailles bategereje kuba mbese they couldn't wait ko bagera noneho mu rugo bakabana nk'umugabo n'umugore kuvuga ngo babanye rero na Peter muri ubwo buzima ariko icyo batigeze bageraho ni ukuba mu rugo ni ukuvuga rero bishobora kuba bimwafekita Brenda wenda yabona James yicaye hariya mu rugo nijoro akavuga ati yaba ari Peter ati budisi yari kuba ari Peter yamwakira yamwitaho yamuha akeya sabamba bakavuga ati disi yaba ari Peter yaje we kumutekera icyayi yamusavinga icyayi cyangwa akavuga ati nari kuba ngihaye Peter ibyo bikamujamo ngira ngo ni ico kintu kuvuga ngo bageranye na James ahantu yifuzaga kugira na Peter ariko batigeze bagera niko byagenze ngira nibyo niyo mpamvu muri fiançailles Peter ntiyari ikibazo ariko mu rugo nibwo yabaye ikibazo kuko bageze mu bundi buzima atigeze abanamo na Peter mbese ubuzima yarategereje ariko atabonye yari ari kubukozaho imitwe y'intoki n'umuntu yakunze mu bwana bwe so Peter James wihangana umenye ko uwo ni umugore wawe so ntumutererane numva ko ari nawe Imana yahisemo ngo amube hafi anamufashe no komoka ibyo bikomere ibyo ari gukora si ubushake kuguhamagara gutyo si ukuguhima cyangwa ubundi buryo nyine ntibishika gutyo bikaba
so bantu bakunzi bacu dufashe James mwebwe murabyumva gute tanga igitekerezo tanga comment dufashe uyu muvandimwe ndetse wenda na Brenda uyozobibona nawe mumugira inama mumukomeze mumuhe pole hanyuma ariko nanone njye numva James yakoresha nk'undi mu damu w'inshuti ya Brenda akamuba hafi nabyo zafasha akajya amuganiriza about Peter bajye mu ijambo ry'Imana n'ikindi naco baje mu gusenga basengane basoma ijambo kuko ijambo ga niryo muti womora ibintu bikomere nk'ibyo n'ibindi nk'ibyo na trauma ndabizi abandi baragerageza babyigiye n'ibiki ariko igikiza burundu ni ukwizera Imana icambere ndabizi ko uyu Brenda namenya ko sinziga niba Peter arakishijwe ntiyabitugene bari umukristo niba yari yarakiriye Yesu nk'umwami n'umukiza ngiye kuvuga ati Brenda nawe yizere ko bazabonana mu ijuru yizere ko atuye ahantu heza yizere ko ari aheza ibintu nk'ibi ariko James aje ku mavi asengera umugore we asengera urugo rwe Imana izabihindura kuko Imana niyo yururutsa imitima imeze nka gutyo niyo ikiza agahinda kuko ku gahinda kari real si pretense so muratubwira murabagira inama aba bantu mwandike ibitekerezo uko mubyumva yego so murakoze cyane turabashimiye uno munsi twemeje gukora ikiganiro kigufi kuko twabonye ko abakunzi bacu benshi ari abantu baba busy muba busy taza tubaha video ngufi zishoboka ariko zirimo ibintu bifatika so dropping a comment yawe igitekerezo cawe utwereke ko turi kumwe turabakunda cyane tubafitiye indi case tuzana vuba y'umukozi wo mu rugo nawe wagishije inama afitanye ikibazo tuzabibageza hejuru bidatinze cyane nayo turaza kwibaha ubwo tubahaye turabarabuye so n'abandi mugifite cases abantu mufite ibintu mushaka ko babagiraho inama twandikire nimero ya WhatsApp iraho muri description ishobora kuba ari wowe ishobora kuba ari umuntu uzi ikiza giherano ntabwo tuvuga amazina y'umuntu tuvuga gutyo dutanga ibitekerezo ko tuzumva tukabasaba namwe gutanga ibitekerezo abandi gutanga ibitekerezo ku bibazo byanyu noneho ukijonjoreramo ibikubaka ibyo wumva byakuganisha ku gisubizo kiranze so turabashimiye cyane turabakunda cyane Imana ibaha umugisha mu byo murimo byose sante